Amakuru bataramyi banjye, nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza, kandi n'abatameze neza nk'uko bisanzwe dutangira tubihanganisha, tukababwira tuti ibintu biba bimeze uyu munsi neza, ariko ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi bikaba bitameze neza, ariko ejo ibintu bikamera neza. Nibwo buzima, lifestyle ni ups and down, ariko icyo tuba tubifuriza ni ukumererwa neza. So guys, uyu munsi rero nanone ni wa mutaramyi wanyu nk'uko bisanzwe, Martin Baributsa, mu ruganiriro rwanjye ari rwo rwanyu. Ndagarutse nanone ngo mbakorere akavidiyo, nari ndimo ngenda mpagarara ahantu gato ndavuga nti reka tuganire. Guys, niko biba bimeze. Ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanini kubona umwanya munini wo kuba nakwicara buri gihe ngo mbakorere ibiganiro ndi muri ofisi ntabwo ari ibintu byoroshye. So nzajya nyuzamo rero nk'uko mwabibonye njye mbakorera ibiganiro, haba ndi muri siporo kuko mba mfite time. Burya umuntu iyo ari muri siporo ashobora kuba yarekodinga video, cyangwa se nk'uko mba ntwaye imodoka ngiye ahantu runaka, nabona time ntoya nkabaganiriza. Ngira ngo ahari ntacyo bitwaye, icyangombwa ni ibitekerezo. Yes, reka rero twikubite kuri topic yacu, cyangwa se dukubite tubangura. Ngira ngo abantu benshi nabonye bambaza ku kintu kijyanye no kuvuga bati se ko hari abantu bamwe na bamwe bajya bavuga ngo green card ngo kuyitsinda ngo ni ibintu bigoye cyane, ngo ni amahirwe asa nkaho ngo atanashoboka, ngo cyangwa se ngo usanga ngo numvishe nk'umuntu ngo wabonye green card ngo nk'umwe ngo mu gihugu ngo usanga ngo ari abantu ngo bake cyane. Abandi bakavuga bati green card ni scam, ntabwo ibaho, ni ibintu abantu babeshya bibiramo abantu amafaranga. Ariko inshuti bavandimwe, naje ngo mbaganirize ku kintu nyine cyo kuvuga ngo ese muri green card lottery abantu bafatwa cyangwa se batangazwa nk'abatsinze bikorwa bite? Sibyo? Ese hari abantu baba bafite amahirwe kurusha abandi? Ese kuba warize amashuri menshi biguha amahirwe menshi yo kubona visa ya green card kurusha umuntu utarize amashuri menshi? Ese kuba ufite akazi keza bishobora kuguha amahirwe yo kubona visa mbere y'umuntu udafite akazi keza? Ese kuba utarize nk'uko nari mbivuzeho mbere byo byatuma utabona amahirwe? No mu bundi buryo butandukanye. Ese kuba waba uri mu bihugu biteye imbere nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia cyangwa n'ahandi za Canada, bitanga amahirwe ari hejuru kuba umuntu yabona visa ya green card bari raporo y'abandi, cyangwa se ugereranyije n'abandi baba barakoze application. So guys, nibyo rero nje ngo tuganire, ariko mbere y'uko dutangira topic y'umunsi, mukandaho hasi handitse subscribe. Nimba uri mushyashya mu ruganiriro, why not kora aho ngaho handitse subscribe, ukore subscription kugira ngo tujye dukomeza dukorana ibiganiro, kandi unamenye yuko twakoze ibiganiro kugira ngo ibitekerezo byiza bitazajya bigucika, ndetse ube unaduteye inkunga yo kugira ngo abantu bajye bakurikira uru ruganiro ari benshi. So urakoze cyane rero ukoze subscribe, kandi ibiganiro bizajya bigushimisha ujye unakora like, sharing abantu bawe ibiganiro, babwira uti hano hari umutaramyi ukora ibiganiro byiza bifasha abantu, especially mu bijyanye na immigration pathways, cyangwa se uburyo ushobora kuba wajya mu bihugu bitandukanye, especially biteye imbere, haba ari ugukora akazi, haba ari mu buryo bwo guturayo, haba ari ukwigayo,
n'ubundi bujyanama butandukanye, yaba ari amaviza yo gusura ibihugu, yaba ari ayo gutembera, ukamubwira uti hano hari umuntu ibi bintu ubikoraho kandi utanga amakuru meza, ni contribution ikomeye. So abataramyi rero nk'undi nk'uko bisanzwe ndabakunda cyane, reka twanzike tujya kuri topic yacu. Ubundi uburyo bwa green card lottery selection cyangwa se iyi DV lottery, iyo DV aba ari impine, ngira ngo narabibabwiye ko iyo DV ivuga diversity visa, cyangwa se visa zihabwa abantu babimukira baba bashaka kuza gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, bakahatura bakahakorera akazi kabo, cyangwa se bagakora bizinesi zabo, bakaba bemerewe gutura ahantu bashaka hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakaba bafite n'uburenganzira bwo kujya mu bindi bihugu byinshi bitandukanye. So muti rero ni gute iyo selection cyangwa se abantu batsinda green card ni gute batorana? Ni ukuvuga ngo abantu mu bihugu bitandukanye bakora ino application ya green card, sibyo? Barakina nk'uko bisanzwe kuriya, iyo mu kwa 10 bigeze urubuga rugafungurwa, abantu bakora application, bamara gukora application bagategereza ko hazaba icyitwa random selection. Kuvuga ngo uburyo bwo gufata abantu batsinze muri iyi gahunda ya green card bukorwa mu buryo buri random. Uburyo buri random, mbaye nk'urugero wenda ku bantu batazi icyongereza, random selection ni ukuvuga ngo tuvuge urugero, nimba harakinnye abantu wenda miliyoni wenda dufata 120 ku isi hose, kuko iyi green card lottery ikinwa ku isi hose. So mu migabane rero yose y'isi, cyangwa se tuvuga ibice 6 bigize isi, haba ari muri Africa, haba ari muri Europe, haba ari Asia, haba ari Australia, haba ari South America na North America, no mu bindi bihugu byose byo ku isi, ibice byose by'isi babifatamo abantu. Ni ukuvuga ngo nimba ari muri Africa hari percentage runaka baba bazafata muri Africa, sibyo? Of course nanone bitewe n'abantu bakinnye. Ni ukuvuga ngo percentage y'abantu bahitamo ku mugabane runaka iterwa n'aba applicant. Iki kintu mucyumve neza. Ariyo mpamvu buri gihe especially bavandimwe muri bino bihugu byacu byo muri East Africa, Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya ho barabyitabira cyane, ariko biriya bihugu byacu ntabwo abantu bakunda kwitabira cyane gukora ino application ya green card. So nta bundi buryo rero buriho, nta gihugu gitoneshwa muri iyi gahunda wenda ngo bavuge ngo wenda ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa y'Amajyaruguru, cyangwa se ibihugu byo muri Europe, cyangwa se muri Australia n'ahandi hateye imbere ngo niho hantu hari privileged guhabwa amahirwe yo gukuramo abantu benshi babona zino visa za green card. Hari pourcentage bagena kuri buri mugabane, imigabane 6 igize isi, ariko bakagenda bagena iyo percentage cyangwa se ijanisha mu bakinnye bagomba gufata mu buryo buri random selection, ariko nanone butewe n'umubare w'abantu bakinnye. Ni ukuvuga ngo abantu ko babaye benshi cyane ku mugabane, nimba wenda ku mugabane wa Afurika abantu wenda bakoze application muri izo miliyoni wenda 120 nari mvuze, wenda muri Afurika abakinnye ari miliyoni wenda 6, ni urugero. Icyo gihe urumva yuko umubare wabo n'ubundi uzafatwa mu babaye random selected uzaba uri hejuru cyane, sibyo? So ni percentages rero bafata, bagenda bagena bitewe n'abagiye bakina, ubwo buryo niko bukorwa.
sibyo. Ikindi iyi random selection um, ni system yikora, sibyo. Ni ukuvuga ngo ni system iri designed kuri iyi porogaramu ya DV Rotary, basetinze system ikora random selection. Ni ukuvuga ngo tuvuge nk'urugero, nk'abantu bakunda kubona nk'ibintu wenda abantu bakunda gukora wenda ibintu bya tombora, wenda mukaba muri nk'ahantu wenda mugiye gutombora, wenda nk'umuntu wenda watsinze ikintu runaka, tuvuga urugero wenda mugiye mubona abantu bakoresha nk'ibintu by'imikino, bakavuga bati wenda tugiye gufata mu bantu 1000 duhitemo wenda umuntu umwe ugomba kwegukana kino gihembo. Aba bantu 1000 bose baratsinze, ariko tugomba guhitamo umuntu umwe. Tuvuga urugero wenda bakandika udupapuro 1000 bakadushyira mu kantu k'akabogisi. Utwo dupapuro, buri gapapuro kariho izina ry'umuntu, barangiza bakazunguza, bakavanga cyangwa se bakavanga mu kintu, barangiza bagatoramo agapapuro kamwe, bagasoma uwo muntu akaba ari we ubaye uwutsinze wenda cyangwa uwutsindiye ibyo bihembo. Ni ukuvuga ngo aha ngaha murumva ko mu by'ukuri nta kindi kintu baba bagendeyeho, niko navuga. Kwanga imashini ifata amazina y'abantu bose n'ubundi batsinze, kuvuga ngo bujuje, nibyo njya mbabwira. Ni ukuvuga ngo iyo utanokoze application neza ngo ube wujuje ibisabwa muri selection, ntago ubona amahirwe yo gushyirwa muri cya cyiciro noneho cy'abatoranywamo ababaye selected. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere ni ukuzuza requirement. Iyo uzujuje nibwo ujya muri iyo step ya kabiri yo kuba noneho bakuramo abagize gute, abashobora noneho kuba bakomeza muri process zo kujya gukora ama interview n'ibiki, sibyo. So iyo random selection rero iyo bamaze kuyikora, tuvuga urugero muri izo miliyoni 120, wenda bahisemo wenda ibihumbi, wenda tuvuge wenda bahisemo ibihumbi wenda 140, ni urugero mfasheho hazari, kuko murabizi ko batanga visa 55,000 buri mwaka. Nizo visa batarenza kuri diversity visa cyangwa se green card Rotary, sibyo. Haba hari n'izindi visa nyinshi batanga zitandukanye, ariko kuri green card Rotary ni visa 55,000, sibyo. Ni ukuvuga ngo ntago nanone of course ntago muri random selection bapikingamo abantu 55,000 byonyine. Bashobora gufata wenda nk'ibihumbi 120, cyangwa se ibihumbi wenda 150, kuko haba hari impamvu zashobora gutuma abantu benshi bafashe bamwe badakora ama interview. Hari ababa baritabye Imana, hari ababa barabikoze just bari nka joke, ntibakurikirane ngo bajye mu yindi process yo kureba ko batsinze ngo bakomeze bajye mu ma interviews. Muri abo ngabo babaye random selected, haba hari impamvu nyinshi zo gutuma batajya mu zindi process, sibyo. So niyo mpamvu rero bafata umubare munini uri hejuru, noneho muri uwo mubare munini uri hejuru akaba ariho bazagenda bakoresha ama interview. Of course hakagira abagenda batemererwa ama visa bitewe n'iki, no kuba batujuje ibisabwa, cyangwa se nanone ntibabone visa abandi bitewe n'iki, nuko bya 55,000 byagezweho, sibyo. So iyo ibihumbi 55,000 rero nabyo, kugira ngo mubyumve neza, izi visa 55,000 ntago babara umuntu, ntago babara individual ngo bavuge ngo 1, 2, 3 kugera ku 55,000. Oya, uko bikorwa ni ukuvuga ngo nimba ari nka
bahisemo donc bahita abo baba ari ama main applicant, sibyo? Ariko aba main applicants, tuvuga urugero nkanjye nshobora kuba narakoze application ya green card ariko mfite family wenda y'abantu 5, mfite umudamu, mfite n'abana 3, sibyo? Ubwo turi 5. Icyo gihe nimba turi 5 bakazaduha visa twese, ntago babara ko baduhaye visa 5, oya, kuvuga ngo baba batubara rimwe, nk'aho tuba turi umuryango umwe cyangwa tuba dufashe visa imwe. Murumva rero ko abantu benshi birangira babonye amaviza, nubwo baba bavuga ngo visa ni 55,000, ariko ugiye ubara buri muntu bahaye visa usanga ari abantu ibihumbi byinshi cyane binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, sibyo? So iyi gahunda rero yo guhitamo abantu batsinze green card, nta kimenyane, nta tonesha, nta muntu wanyuramo ngo abikugiremo ngo ube selected, nta mashuri bigenderaho, nta kazi keza bigenderaho, nta mwanya mwiza ufite muri leta runaka bitewe n'igihugu utuyemo, ntago bigendera ku karere cyangwa se ahantu wakoreye application uri mu gihugu runaka, ntago bigendera ku muntu wagukoreye application, nta kintu, ntago bigendera ku ruhu rw'umuntu ngo uri umwirabura cyangwa se ngo uri umuzungu ngo ni wowe uzabona ngo green card ngo mbere y'umwirabura, cyangwa se ngo uri umuntu wo muri Asia wenda ni wowe uzabona green card mbere. Nta kintu, bino bintu bya green card selection nta kindi kintu igenderaho. Iyo wujuje requirement cyangwa iyo wujuje ibisabwa, bakoresha buriya buryo bwa random selection, bagafata amazina y'abantu bose babaye selected bakayavangavanga, bamara kuyavanga bagahitamo, cyangwa se iyo system igahitamo abantu runaka bagomba kuzakomeza mu yindi process, sibyo? So ntihazagire rero umuntu babeshya ngo ibi bintu ngo bibamo ubuhanga ngo bwinshi, ngo bisaba umuntu ngo mu expert, ngo ibi bintu ngo mbifitemo ngo expertise, ngo nagufasha ngo ukabona ngo iyi visa ngo ya green card, ngo ntanga ngo consultant ngo work ngo nkora ngo consultant work ngo ku bantu ngo ba green card lottery. No way, ntihazagire umuntu ukubeshya. Iyi ni lottery cyangwa se ni umukino uba uri open ku bantu bose, buri muntu akora application uko abyumva, yatsinda nyine abatsinze akajya muri process zindi, byaba ari uguhabwa visa akayibona yujuje ibisabwa, akaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni gahunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho kugira ngo abimukira bajye baza kuba aha ngaha muri Amerika no kuhakorera, kuko ni politike nziza niko navuga, ariko nanone ituma ubukungu bwa Amerika buzamuka cyane, kuko murumva ko bareshya abantu benshi mu bihugu bitandukanye kuza hano muri Amerika gukora, byaba ari utuzi, yaba ari gukora ama business, bitewe n'uko n'ubundi Amerika ntago ari igihugu cy'abantu runaka, ngira ngo aba Native Americans cyangwa abantu twakwita nk'abantu b'abasangwa butaka cyangwa bageze bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabizi ko babita ba Merendiye, ni bake cyane. So ubundi bwoko rero busigaye bw'abantu batuye aha ngaha muri Amerika ni abantu nyine bagenda baza muri Amerika baba immigrants cyangwa se babimukira, baza mu buryo butandukanye. Hari abaza nk'impunzi, hari abaza nyine muri ubu buryo bwa green card lottery, ngewe ari bwo mfokasingaho cyane. So ni politike rero ya Amerika, nta tonesha ibamo, ukuntu designinze nuko nta muntu ushobora kugira ikindi kintu abikoraho, niyo yaba akora muri office ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo yaba ari Senate, niyo yaba ari even na president wa United States of America, nta kintu yabikoraho kwa bimanipire cyangwa se
abe yakoinfosinga kuri side runaka, wenda ngo haze wenda abantu bo muri ibi bihugu, muri Afurika cyangwa muri Asia cyangwa se muri Australia, cyangwa se ngo abantu b'ubwoko ubu n'ubu. Ya sisitemu uko idizayininze ni uko nguko, ni uko abantu batoranwamo. Amakuru ni ayo ngayo nabaha guys, ntihazagire umuntu ubabeshya. Reka rero tugarukire ahangaha, byari ukubabwira uburyo ki abantu batoranywamo muri ubu buryo bwa green card, ni mu buryo buri random. Ibiganiro byo rero ni nakagaruka nk'uko bisanzwe muri rwa ruganiriro rwacu. Reka mbashimire, ndagushimira cyane specially wowe wakoze subscription, wowe ukomeza gusharinga ibiganiro kugira ngo bigere ku bantu benshi. Ni iby'agaciro, mba mufite ku mutima cyane, uri umutaramyi w'agaciro. Dusubire ubutaha rero nshuti bavandimwe, mukomeze mugire ibyiza.